Nongeye kuguha ikaze rero hano kuri Gender Empire, ndagira ngo tuganire ku makuru agiye atandukanye yaje kuba yasohoka avuga ko Miss Muheto Divine yahanishijwe igifungo kingana n'amezi 3 ariko gisubitse mu gihe kingana n'umwaka umwe, akaba azatanga n'ihazabu y'ibihumbi 190 by'amafaranga y'u Rwanda. Noneho fata ku mavuta we bakaba bamuhaye igihano kingana no gufungwa iminsi 30 y'agateganyo bitewe n'uko imbabazi yahawe na The Ben zaje kuba ziba iz'impfabusa. Baza kubona ko uyu nguyu ufata ku mavuta hari ibindi byaha yarakurikiranyweho uretse no kuba hari ibyo yakoreye The Ben cyangwa se abandi bahanzi bagiye batandukanye. Uyu munyamakuru Sengabo Jean Bosco wamenyekanye nka Fata ku mavuta yagiye avugaho. RIB rero ibona ko uyu nguyu Sengabo Jean Bosco wamenyekanye nka Fata ku mavuta hari ibindi byaha yaba akurikiranyweho, banga kwirwaho murekura ngatabava mu maboko yagera hanze nanone akongera agakora ibiganiro ashyira kuri YouTube atuka abahanzi cyangwa se avuga n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bitemewe kunyuzwa ku mbuga nkoranyambaga. Akaba ariyo mpamvu RIB yahisemo kuba imubitse mu gihe kingana n'iminsi 30 ariko y'agateganyo iri kureba neza ibyaha uyu nguyu Sengabo Jean Bosco wamenyekanye nka Fata ku mavuta yaba yarakoze kugira ngo noneho ihite imukatira imyaka runaka izamufunga. Icyo gihe tuzamenya amakuru naramuka asohotse, ari nako uzasanga hano kuri YouTube channel yitwa Badoro New. Ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo icyo gihe uzayabone. Njyewe rero nitwa Hirwa Kennedy, ndagira ngo umfashe turebere hamwe ibintu bya Sengabo Jean Bosco ndetse n'ibya Miss Muheto Divine. Ibyabo byamaje kuba byamenyekana mu by'ukuri nubwo batafatiwe umunsi umwe, ariko imanza zabo bakaba baragiye baziburana mu minsi ingana n'ubundi bitewe n'uko igihe bateguraga urubanza rwa Fata ku mavuta n'urwa Miss Muheto Divine narwo rwabaga ruhari uwo munsi. Bitewe nuko rero uyu Miss Muheto Divine cyangwa se Nshuti Muheto Divine, uyu mukobwa rwose wari ukomeye cyane, bitewe nuko ikamba yararimaranye mu gihe kingana n'imyaka 2. Rero ubwo yazaga kuba yakora ibyaha birimo kugonga ibikorwa remezo byo mu mujyi wa Kigali ndetse bikaba byanasenyuka, RIB yahise imuta muri yombi bitewe nuko icyo gihe yari yanyweye ibisindisha biri ku kigero cyo hejuru ndetse kandi akaba yaratwaye imodoka mu masaha ya nijoro rwose. Nyuma yo kugonga ibyo bikorwa remezo agahita acika. Noneho nyuma yo gucika bitewe n'ibyaha yari amajije gukora nawe azi ko bitemewe, RIB irahasesekara cyangwa se imodoka za polisi zirahasesekara. Zikimara kuhagera zisanga umunyamukobwa yacitse. Mu kuhagera avuga ko imodoka atari we wari uyitwaye, ariko nanone byageze nyuma bitewe n'uko yabonaga ibintu byakomeye aza kwemera ko imodoka ari we wari uyitwaye mu by'ukuri. Iri kamba rya Nyampinga yaramaranye igihe kingana n'imyaka 2, yari hawe mu mwaka wa 2022. Niwe wari Nyampinga cyangwa se Miss 2022. Mubwo yari akimara kujya ku rwego rw'ubumisi ku gihugu cy'u Rwanda, yahawe imodoka ubundi mu gihe kitari gitoya cyane arayigongesha irangirika rwose. Bigaragara ko atari afite uruhushya rwo gutwara imodoka ngo abe yagiye mu muhanda nk'abandi bose, ariko ubu ngubu afite uruhushya rw'agateganyo rutari urwa burundu. Akaba ariyo mpamvu basanze ibyo yakoze byose bigize ibyaha bitewe n'uko iyo modoka nubwo yari ayitwaye ntiyari yemerewe kuyitwara kubera ibyangombwa yari afite bituzuye. Naho Sengabo Jean Bosco wamenyekanye nka Fata ku mavuta, wamenyekanye agenda asebya abantu bagiye batandukanye harimo The Ben ndetse na Meddy, yaje kuba nawe yatabwa muri yombi bitewe n'uko yakoreraga ibintu bitemewe ku mbuga nkoranyambaga, atuka abahanzi ndetse agakoresha n'imvugo zitajyanye. Rero byaje kuba byavuga ko The Ben ashobora kuba yaramureze bitewe n'uko yamusebyaga, ariko nanone izindi nkuru zikavuga ko uyu Bruce Melody cyangwa se Igitangaza Itaha Iwacu ari we ushobora kuba waramushukaga cyangwa se yamuhaga amafaranga kugira ngo asebye abo bahanzi bombi. Bruce Melody akomeza gumane hit mu gihugu cy'u Rwanda, abandi nabo bambikwa izina ribi. The Ben rero biza kumenyekana ko ashobora kuba ari we wamureze. Ubwo The Ben rero yazaga kuba amuha imbabazi, ubu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram byaje kuba biba iby'impfabusa bitewe n'uko Fata ku mavuta nyine nakubwiye ko byagaragaye ko hari ibindi byaha ashobora kuba akurikiranyweho nyuma y'uko atawe muri yombi. Ntabwo imbabazi za The Ben zaje kuba zemerwa kuko nyine byaje kuba iz'impfabusa. Ariko nanone hari ikindi kintu cyo kwibaza, ari nacyo abanyamakuru ku mbuga nkoranyambaga biriwe bibaza bakivugaho,
ko The Ben yavugaga ko atigeze arega Fata ku mavuta, yamuhaye imbabazi z'iki? Kubera ko nyine byaje kuba bicanga abantu ukuntu umuntu yaha imbabazi undi kandi azi ko nta cyaha yamukoreye, ngo atigeze ajya no kumurega rwose ngo bamushyikirize ubugenzacyaha. Rero na Fata ku mavuta nawe byibazwaga umuntu ushobora kuba waramureze kugira ngo abe yatabwa muri yombi, ariko RIB yaje kubona mu byaha byose Fata ku mavuta yaregwaga hari harimo abantu bamurega, ariko baza gusangamo n'izina rya The Ben, akaba ariyo mpamvu bivugwa ko nyine The Ben yamureze. Mu kumurega kwe rero aza kubihakana, aka kanya akaba yavugaga ko ahaye imbabazi Fata ku mavuta kugira ngo abe yarekurwa, areke kuba yafungwa. Nyine ni imbabazi yamuhaye, ariko RIB nayo kubera ugushishoza kwayo yaje kubona ko n'ubundi Fata ku mavuta hari ibindi byaha akurikiranyweho, atagomba kuba yarekurwa ngo ajye hanze, ko bishobora gutuma agaragaza ibindi byaha, kuko byaragaragaye ko Fata ku mavuta ari umuntu unywa ibiyobyabwenge biri ku kigero cya 298%, ariko yaje kubona we yabihakana bitewe n'uko atemeranya n'abamufashe ibipimo bivuga ko uyu Fata ku mavuta yanyweye ibiyobyabwenge mu by'ukuri biri ku kigero cya 298%. Ubundi bavuga ko umuntu muzima aba ari ku kigero cya 0.24, ndetse uwo muntu aba ari we muzima rwose, ufite ubuzima bufite ubuziranenge, ariko Fata ku mavuta we yararengeje ageza ku kigero cy'100, ararenza agera kuri 200, noneho hiyongeraho n'izindi nshuro 98. Niyo mpamvu yaje gutuma RIB rero itabyihanganira, iravuga ati uyu mugabo n'ubundi yazakomeza akigaragambya kubera itabi, cyangwa se itabi rihangayikishije cyane rizwi nk'urumogi, akaba ryo ryaje gutuma mu by'ukuri bamuta muri yombi. Aka kanya akaba atazanasohoka vuba bitewe n'uko iminsi 30 bamuhaye y'agateganyo biri kuvugwa ko azasohokamo n'ubundi, cyangwa se iyo minsi azajya kuyirangiza bararangije kumenya ibyaha yakoze byose, baramaje kubishyira ku murongo, noneho sasa ahite akatirwa. Akaba ariyo mpamvu kugira ngo azavemo, cyangwa se ahantu azaba afungiye kugira ngo azajye kuvamo bizamugora cyane, mu gihe ibyaha akurikiranyweho byamajije kwemezwa 100%. Nubwo icya The Ben wenda twavuga ngo cyabaye kivuyeho kubera ko yamuhaye imbabazi akamubabarira, nyine kubera ko yabonye ko n'undi nta kintu ari kuruhira, akavuga ati izina ryanjye riri gukomeza kwambika ubusa mu bantu cyangwa se mu bandi basitari, ubu ntabwo ndi buze kugaragara nk'umuntu ufite ikinyabupfura cyangwa se imbabazi. Nanone ngira ngo mwarabyumvise ko abahanzi bagenda bagira umushiha mwinshi cyane, ubwo uwitwa Christopher Muneza nawe yaje kuba yafungisha umupolisi avuze ngo yamwatse ruswa, kandi mu by'ukuri ari amafaranga yari yamuhaye y'ubuntu. Ariko ibyo tubyihorere, tuvuge kuri Miss Umuheto Divine nawe dutegereje ko mu gihe kingana n'amezi 3 azaba yasohotse, ariko nkubwira ko ari igihano n'ubundi gisubitswe mu gihe kingana n'umwaka umwe yahawe, akazatanga n'ihazabu y'ibihumbi 190 by'amafaranga y'u Rwanda. Rero namara gutaha ageze iwabo nawe ubwo afite ibyo azasobanura bitewe n'uko yamaze kwambika isura mbi igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ababyeyi bamureze. Mu by'ukuri ndagushimiye cyane rero wowe wakurikiye kino kiganiro. Hano rero ni kuri Gender Empire, ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha, ujye uhora udukurikirana umunsi ku wundi. Njye nitwa Hirwa Kennedy, tuzabane no mu bindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.